Hello, twongeye kubaha ikaze ku nkuru yitwa urukundo rw'inyabutatu, uko bakundanye inyabutatu ku Inkuru TV, tubahaye ikaze. Rero tugiye gukomeza ku gice cya 6 cyarangiye aho twabonaga Anna avuye muri koma, ava muri koma ari guhamagara Dave, kandi twibukiranye yuko se ari we wari umurwaje amuriho kwa muganga. Nuko Anna akomeza kuvuga ati Dave urukundo rwanjye, ise akabashidukiye hejuru nawe agatotsi kari kabaye nk'akamutwara, akahita ahaguruka agahita bati yo Imana ishimwe umukobwa wanjye mwiza. Nuko umukobwa yaba akibona se agahita amwira papa Dave ari hehe? Dave arihe? Nuko se akamwira rero Dave yagiye, ariko se umeze neza? Nuko umukobwa agahita amwira papa ntabwo ameze neza rwose. Nuko se yakumva umukobwa atameze neza agahita amwira ndakwinginze rwose ngaho reka kuvuga kandi ntunabyuke, reka njye guhamagara Dr. muhamagare aza arebe uko bimeze. Nuko umukobwa agahita amwira ntabwo birangiye nta nubwo nkeneye Dr. Sinshaka Dr. ahubwo njye ndashaka Dave. Isati se uri kuvuga ibiki? Ati njye ndamukunda rega papa ndamukunda. Ise nawe ati arumirwa ku mutima atese akasakumirwa. Nuko ise agahita amwira ese ibi ni ibiki uri kuvuga? Ati yego papa ndamukunda rwose, nta nubwo nshobora kubaho adahari, ndamukunda pe. Nuko ise arangije amwira ngenda atekereza yuko ufite ibitotsi byinshi, ndatekereza ko ibyo ari ibitotsi byinshi rwose, ntabwo uri gutekereza neza. Nuko ise ati njyewe rero umukobwa we abwira se ati ariko papa nta nubwo ndi kwiyumva neza rwose papa, ahubwo mbabarira uhamagare Dave. Ise arangije aramubwira ati umukobwa wanjye mwiza nkunda, ntabwo umeze neza, uracyakeneye gusinzira ukaruhuka neza. Umukobwa akomeza kwensisita, arakomeza aratitiriza abwira se ati papa njye nkunda Dave, nta nubwo nyishoboye no guhumeka ahubwo. Umukobwa sibwo yatangiye guhumeka nabi muri bya byuma baba bateyemo kwa muganga ari amasonde, abatangiye guhumeka nabi. Ise bagize ubwoba ati umukobwa wanjye mwiza uri guhumeka neza se, uracyari kunyumva? Abona umukobwa ntakiri kuvuga, akanagujwe amaso, hashize umwanya abarongeye arahumirije ariko ntari guhumeka neza. Ise bagize ubwoba, asohotse yiruka Dr. nimumfashe, Dr. nimumfashe. Ise asohoka yirukanka afite ubwoba ari gutakamba ati bamufashe. Nuko rero tugasubira kwa Dave ari mu ntebe yumiwe, umugore we akanditse akamwira sheri wanjye ukwiye kujya kwiryamira ugasinzira, sibyo? Nawe ubwawe mbabarire rwose ntiwirushye, jya kwisinziriye. Nuko Dave agahita amwira ni gute se ahubwo nasinzira, ubu ngubu mbaye umushomeri. Nuko umudamu we agahita amubwira ntabwo ugomba gusezera akazi, ariko urabizi ko kano kazi ufite ari ak'ingenzi ku buzima bwacu. Dave agahita amubwira ati ahubwo se ibyo ni ibyo ushatse kumbwira? Ari agahita amubwira numva ugomba kuzajya ku kazi ejo mu gitondo ahubwo cya kare kare. Dave agahita amubwira ibyo ni ibiki uri kumbwira? Ntabwo ibyo ngibyo uri kumbwira bishoboka. Nuko ari agahita amubwira ndabizi yuko ibi ngibi biragukomereye, ariko nakubeshye dukeneye aka kazi. Urabona uko avuye twatungwa n'iki, twabeshwaho n'iki? Ugomba gusubira mu kazi ukajya gukora.
urumva, ahubwo ukagenda ukajya kuvugana na papa wa Ana byose ukabimubwira, noneho we azavugana n'umukobwa we. Ariko mbabarire numve kuri aka kazi, umenye ko nanjye nta kazi mfite kandi ufite umuhungu ariga, dukodesha inzu, subira mu kazi. nuko Dave akangiza akahita abwira umugore we Ari ati we ntabwo bizi, ise wa Ana akunda Ana byatari byasaze, urumva, niwe mukobwa wenyine afite. Ubwo se urajya kumbwira ngo njye kubimubwira aho atazabogamira ku ruhande rw'umukobwa we ni hehe? Akunda umukobwa we, nta kintu na kimwe cye yamwima, aramwumva. nuko Ari agahita amubwira ati umva rero, nta yindi nzira, nta bundi buryo bwo gukemura kino kibazo bundi buhari. Ati rero njyewe Ana ndamuzi, we ntabwo muzi. Njyewe ndamuzi, yaransariye, arankunda cyane, yaransariye pe. Umudamu nawe ati uramonda si inyugu, urasubira kuri kariya kazi tu. None urabona ni gute tuzishyura ibintu byose? Tugomba kwishyura imibereho y'umuhungu wacu Kevin, tukishyura amashuri ye, urumva, tukamubeshaho, tukishyura inzu, tukitunga. None urabona tuzabaho gute? Nuko Dave akatamwira ni humura mugore wanjye, nzashaka kandi kazi vuba vuba byihuse. Mudamu ati mana nyagasani dufashe. Umudamu ari kwirebera ubukene, kureba hejuru y'ubukene baba bafite akareba ubundi buri gukomanga ku rugi, akaba ati bisi nabisipota tu. Reka twisubirire kwa muganga, twisubire kwa muganga. Ubwo se wana yari amaze gutabaza dogiteri amaze kuhagera, nuko dogiteri akahita abwira se wana ati ntukomeze kugira impungenge cyane, umukobwa wawe humura ni muzima, ameze neza, nta kibazo na kimwe. Se akahita amwira ko yari afite ikibazo mu myanya y'ubuhumekero, ntabwo yari ari guhumeka neza. Dogiteri ati humura ubu ngubu rwose ameze neza cyane rwose, gusa akeneye kuruhuka neza, twazanabasezerera ejo rwose nta kibazo, kuko ameze neza. Nuko se agahita bati murakoze cyane. Nuko dogiteri agahita bati humura azamera neza, ahubwo nawe wiyiteho. Nuko se agahita yisubira mu gatebe akicara aho ngaho iruhande rw'umukobwa we, nawe agahita yifata mu gahanga, atangiye gutekereza n'iki cyo gukora koko. Dave yubatse urugo, umukobwa wanjye aramukunze cyane, yebaba we, ngomba kuvugana na Dave. Oya ariko ndavugana na Dave se niki navuga? Nta kintu na kimwe mfite cyo kuvuga, sinzi n'icyo nakora. Nawe yagiye muri confusion, nawe byamuyobeye. Mu gitondo cya kare Dave akaba amaze kwitegura, yakubisemo imyenda rwose, arahagurutse aragiye. Umudamu agahita amubwira ese sheri ugiye he? Dave ati ngiye mu kazi, ngomba gutunganya ibintu byanjye byose, ntabwo nahita mpava nabitunganye neza. None se uraza guhura na papa wa Ana? Dave ati oya, bishoboke ko bari kwa muganga, kandi nta nubwo nahita mvugana nawe aka kanya. None se Dave uraza gukora iki? Dave agahita ati oya nta kibazo, ndaza gushaka kandi kazi vuba vuba byihuse. Agahungu ke kakaba karaje ati mwaramutse neza papa, kihekeye na marete mu mugongo, mwaramutse neza papa. Nuko se akahita amubwira ni witeguye kujya ku ishuri? Mwaramutse neza muhungu wanjye, witeguye kujya ku ishuri? Ati yego papa. Akahita amubwira nti papa ntabwo wigeze wishyura ibyo kujya ku ishuri, teacher yarabimbajije nanone. Teacher yarabimbaza.
ndetse agahita amubwira nti ndaza kubyishyura vuba byihuse, ahubwo reka tugende utaza gukererwa. Ushaka gusezera mu kazi ntabwo uraza kubyishyura byihuse. Nuko rero anakabyuka, yabyuka dogiteri akamureba akaba ati ni byiza cyane, congratulation yuko wabaye muzima, umeze neza ubu ngubu ushobora no kwitahira. Niko dogiteri ari kubwira Ana kwa muganga. Ese agahita avuga ati Imana ishimwe, ni ukuri ndishimye cyane mukobwa wanjye mwiza yuko uri muzima. Nuko umukobwa agahita amubwira ni papa, nanjye ndashaka kujya mu rugo, ndashaka kujya mu rugo rwose, ahubwo se twagenda? Ese ati yego cyane, ahubwo reka tugende. Nuko bakagenda, ariko bakagenda mu modoka. Ana ntabwo yishimye, ararakaye. Ise akamureba akamubwira ni ariko umukobwa wanjye bite ko ndeba utishimye urakara? Nuko Ana agahita abaza ati none se papa, Dave yigeze aguhamagara? Byibuze se yigeze anakubaza amakuru yanjye? Ise agahita amubwira umva na ibyo bireke wanashiri umukobwa wanjye byihorere. Ntabwo ariko usibye ko atigeze anampamagara. Nigeze anampamagara. Ati nari ngiye gupfa, nta nubwo yigeze anyitaho koko. Yewe nkabe no kuko umva nigeze anaguhamagara ngo usko atanyitayeho kandi nari ngiye gupfa. Umukobwa arababaye. Ise aranje amubwira ni umva wababaye ku bwawe, urumva uburibwe wagize ni we wabwigiriye, nta wundi muntu mwafatanyije. Rero nta nubwo nyine kukubona ukibabaye uko nguko. Babarira rwose, babarira ibyo ngibyo biveho. Nuko Ana ati papa, ntabwo rwose namwibagirwa, ntabwo namwibagirwa rwose, andimo rwose. Kandi urebye uruhande rumwe rwambabaje ni uko atigeze anyitaho, naho ubundi nta kindi rwose. Umukobwa ari kubera kandi ikindi nanone nta nubwo anankunda. Yewe ibintu byose ari kubibwira se. Akibaze nawe uri kwa muganga, umuntu ukunda wiyumvamo, wava muri kumukumva ngo nigeze ahamagara ntiyahageze. Sho birababaje kweri. Ise aranje areba agakobwa ke, aranje amwanumva umukobwa wanjye mwiza, ntabwo wakomeza kumwihatiramo. Ntabwo wamwihatiramo, afite ubwe buzima. Umukobwa akabwira se ariko buriya njye ndashaka gushyingiranwa nawe, tuzagumana. Ntabwo buriya yamenya urukundo mukunda uko rungana. Ise agahita amubwira ni ndakwinginze Ana, ndakwinginze rwose, mbabarira, Imana izaguha ubundi buzima bushyashya. Mwikuremo rwose, mwikuremo uzabona undi. Bakagenda, umukobwa ari kubwiza se ukuri, ise nawe agerageza kumutwara buhoro, amugira inama nk'umubyeyi, inama nziza, inama itamura. Nuko rero umudamu wa Dave nawe ahari mu rugo, ari kureba akabona ubukene buri gukomanga ku rugi, ari kureba akabona ibibazo ibibazo by'amafaranga kwishyura umwana birahari, ibibazo byo mu muryango kwishyura ubukode burahari, ibyo kubatunga birahari, kandi akabona umugabo ngo arashaka kuva mu kazi. Niyo yanakabona agatangira gushaka akazi, ntabwo akazi wagashaka ngo uhite ukabona ako kanya, kandi niyo yanakabona ntabwo gahita gatangira kumuhemba. Mu gihe yari ari mu kazi yakavanze akayibona, kandi yari ari mu kazi bagiye kumuporomotinga ngo abe manager, atangire kuba manager. Mana
akabona hari ayandi mahirwe bagiye kubura kandi bari bayafite mu myanya y'intoki. Bantu mw'abantu, biba ari ibibazo, buriya ubukene bushobora kugupushinga ahantu nawe ubwawe utanatekerezaga da. Ababihakana muzanyandikire muri comment. Nuko ari umugore wa Dave yicaye mu ntebe ari gutekereza, akaba yatumva njye nkeneye kuvugana na Anna. Nkeneye kuvugana na Anna, uriya mukobwa wa boss, nkeneye kuvugana nawe kuko aka kazi k'umugabo wanjye kari ingenzi mu buzima bwacu rwose. Ubu se muhamagare? Yego, ariko reka nze muhamagare kuko nkeneye guhura nawe. Nta nubwo nkeneye gutegereza habe na gato, ngomba guhura na Anna. Aka kazi ni nka zahabu, ni nk'amahirwe ya zahabu kuri Dave. Ni nk'amahirwe rwose, ni nka zahabu, ahubwo menya ari nka diyama byose. Ntabwo Dave agomba kuva kuri aka kazi. Ntabwo nzakwemera Dave yo kuva muri aka kazi habe na gato. Akaba arahamagaye Anna nawe kuko yari abonye ari nimero adafitemo, agahita bati hello, ni Anna uri kuvuga. Nuko Alia nawe agahita amwira ni hello Anna, ni Alia muri kuvugana. Mbere ya byose ndabasabye imbabazi rwose ku byabaye kuri accident, mumeze mute ubu ngubu? Agahita amubwira ati meze neza, murakoze cyane kubimbazaho. Nuko Alia agahita amubwira nta byo guca ku ruhande ati umva, ariko buriya nkeneye no guhura nawe, uracyari mu bitaro se? Nuko Anna agahita amubwira ati oya, ubu ngubu ndi mu rugo. Nuko Alia agahita amubwira none se wanyohereza icyerekezo cy'aho uherereye noneho nkaza tugahura ubu ngubu? Nuko rwose Anna agahita amubwira ati yego rwose nta kibazo, ushobora guhura nanjye kandi nanjye nashakaga guhura nawe. Ati okay, ndaje noneho mu kanya duhure. Nuko mu gihe bakiri kuvuga ibyo ngibyo, Anna agahita avuga ati buriya nanakohereje icyerekezo cy'aho dutuye, already nakikohereje. Nuko rero bagahita batwereka Alia yageze kwa Anna, umubyeyi mu bakire, akabanza akajya yitegereza inzu, akareba ukuntu ari heza, akareba intebe bicayemo, mbese nyine nawe wibaze wageze kwa boss. Okay, niyo yaba atari kwa boss, ahantu aho ari hose ugeze hashyashya ntabwo ujya ubura kurangara witegereza ureba utuntu n'utundi impande n'impande zose. Nuko Anna agahita amubwira mbahaye ikaze hano muri iyi nzu yacu. Agahita amubwira none Alia amakuru? Alia nawe akamusubiza ati meze neza. Nuko Anna nawe agahita amubwira rero mbateze amatwi, ni ibiki mwashakaga kumbwira? Nuko Anna agahita amubwira Alia agahita amubwira ati rero nta nubwo nshaka guca ku ruhande, reka nze mpite nanabikubwira rwose. Urebye icyanzanye hano, umugabo wanjye rwose akeneye kano kazi, ariko nabwo yasezeye kubera wowe. Alia ati ngo yasezeye ate? Njye ntabwo nigeze mwirukana, ariko ntabwo nigeze mwirukana rwose, none ngo yakavuyemo. Nuko Alia nawe agahita amubwira erega uriya mugabo arankunda kandi urabona twarashyingiranwe. Nuko nyine ubu nse ni gute umutekerezaho? Gute? Nuko Anna nawe nta byo guca ku ruhande, agahita amubwira kubera mutekerezaho kubera yuko mukunda. Ndamukunda kandi nawe ndagukunda. Ntabwo rwose, nta nubwo ufite no kumureka, kuko ni umugabo wawe. Alia ati nonese Anna, ubwo ushatse kuvuga iki? Uramukunda ngo nanjye urankunda ngo kandi nta nubwo nanamureka? Ushatse kuvuga iki se?
ari ati erega tuzaguma turi kumwe ahubwo muri iki kizu kinini bazagira abagore 2, hari icyo bitwaye se? Ari ati ngo ubwo uri kuvuga ibiki? Ati ahubwo wowe genda umwumvishe ko agomba gushyingiranwa nanjye, nzaguha na miliyoni 4 z'amadolari muri iki kizu kinini tukibanemo, urumva hari icyo bitwaye? Ibaze kubwira umujobless w'umukene, umushomeri, ngo miliyoni 4 z'amadolari, ari gusubiramo ati miliyoni 4 z'amadolari. Umudamu wa Dave ari gusubiramo nanone ati miliyoni 4 z'amadolari. Yakanuye amaso. Miliyoni 4 z'amadolari.